Yesu ashimwe, reka musuhuze mwifuriza amahoro y'Imana, ukunda kandi ugakurikirana jya urabagirana umunsi ku munsi, gubwa neza, umugisha w'Imana ukubonekeho. None turi kuwa kane, itariki ni 6, ukwezi ni ukwa munani, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye rwose. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ategetse ibyawe. Imana itegetse ibyawe. Uyu munsi ugiye gutabarwa hakoreshejwe itegeko ry'Imana. Abantu baragutengushye, abantu barakurwanyije, abantu bagukojeje isoni, abantu baguteye umugongo, abantu warababwiye ntibumva, ariko Imana itegetse ibyawe. Imana ikoresheje itegeko. Haleluya! Ndagira ngo mvugane nawe, ibyawe ugiye kubyakira kubw'itegeko ry'Imana, ugiye kubyakira kubw'itegeko ry'Uwiteka. Uwiteka arategetse umugisha uboneke kuri wowe. Uwiteka arategetse ibyawe byari bifunze bifunguke. Uwiteka arategetse amaboko yaboshye ibyawe abirekure mu izina rya Yesu. Amaboko yahambiriye ibyawe arabirekura uno munsi. Haleluya! Imana ikoresheje itegeko, indwara yari iri mu mubiri wawe iravamo uyu munsi. Imana ikoresheje itegeko. Zoni mashande wiribirifari. Imana ikoresheje itegeko mama. Imana ikoresheje itegeko, urugo rwawe rwari ruri gusenyuka uyu munsi rurabohoka mu izina rya Yesu, kuko Imana ikoresheje itegeko. Imana iravuze ngo akira kubohoka mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo akira ubuzima mu izina rya Yesu. Niko Imana y'amahoro ivuze, ikoresheje itegeko. Haleluya! Ikoresheje itegeko. Niko Imana y'amahoro ivuze, ikoresheje itegeko. Akira kubohoka, akira ubuzima, akira imbaraga, akira ubutsinzi, kandi akira imbabazi n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Imana ikoresheje itegeko. Imana ikoresheje itegeko. Haleluya! Imana ikoresheje itegeko ku buzima bwawe. Akira kubohoka, akira kurengerwa, akira gutabarwa. Niko Imana y'amahoro ivuze. Reka turebe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya 2 cya Samweli, ibice byaho ni 14, umurongo waho ni 8. Haranditse ngo umwami abwira uwo mugore ati, hosha isubira iwawe, ndi butegeke ibyawe. Haleluya! Umwami abwira uwo mugore ati, hosha isubira iwawe, ndi butegeke ibyawe. Imana ishimwe. Uyu mugore yagize umugisha agera imbere y'umwami. Iyo ugize umugisha ukagera imbere y'umwami, ntabwo ushobora kuhapfira. Imbere y'umwami iyo uhageze ukahasuka amaganya yawe, imbere y'umwami iyo uhageze ukahasuka agahinda kawe, imbere y'umwami barahabohokera, imbere y'umwami bahabonera amahoro. Uyu mugore umwami aramubwira ngo hosha isubira iwawe, subira iwawe itahire, ndi butegeke ibyawe. Umwami yavuze gutyo, nta kindi kintu kigomba kuba. Bari bafashe ibyawe barabirekura. Umwami yatanze itegeko, amaboko yari afashe ibyawe arabirekura. Imbaraga zose zari zifashe ibyawe zirarekura. Imana iyo itanze itegeko, ubuzima bwawe burahinduka. Imana iyo itanze itegeko, imibereho yawe irahinduka. Imana iyo itanze itegeko, amateka yawe arahinduka. Umwami abwira uwo mugore, wari umubwiye ikibazo cye, wari umubwiye agahinda ke, wari umubwiye umubabaro we. Nawe hari umubabaro wabwiye Imana, hari ikibazo cyawe wagejeje imbere y'Imana, ariko Imana iravuze ngo hosha isubira iwawe, hosha igenda asubira mu kazi kawe, hosha igenda asubira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana y'amahoro iravuze ngo iri butegeke ibyawe. Uwiteka Nyiringabo Imana ari butegeke. Uwiteka Nyiringabo ari butanga itegeko. Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo hosha isubira iwawe, ari butegeke ibyawe. Hosha igenda witurize, genda uryame wisinzirire, wumva amahoro. Umwami Uwiteka ategetse ibyawe.
haleluya. Hari amaboko yari yaragutsikamiye, Uwiteka arategetse ayo maboko arakurekura, izo mbaraga zirakurekura. Hari imizimu yari imaze igihe igufashe, umwami ategetse ngo ikurekure. Hari karande zari zimaze igihe zifashe ibyawe, izo karande umwami arategetse ngo zirekure. Umwuka w'ubushomeri wari umaze igihe uri ku buzima bwawe, umwami arategetse ngo uwo mwuka urekure. Hari umuntu waguhuguje atwara umugisha wawe, hari uwatwaye isambu yawe, uwo nguwo umwami Imana arategetse ngo ayo maboko arekure mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibyari byaragutwaye igikundiro byose, umwami arategetse ngo nibirekure mu izina rya Yesu. Igikundiro cyawe kigaruke, umugisha wawe ugaruke, amateka yawe ahinduke, ubuzima bwawe buhinduke, imibereho yawe ihinduke. Uwiteka Nyiringabo Imana aravuze ngo agiye gutegeka ibyawe, agiye gutegeka ibyawe, agiye gutegeka umugisha kuba ku buzima bwawe, agiye gutegeka umugisha kuba mu rugo rwawe, agiye gutegeka umugisha kuba mu bana bawe. Bana bawe bagira ubwenge, bana bawe bumvire, abana bawe babe abana bakunezeza, babana bumva mu ishuri, babana bafite ubwenge, bafite kumva, bafite kumvira. Bana bawe Imana ibavane ku biyobyabwenge, Imana ibavane mu burara, Imana ibavane mu bintu bidafite umumaro, bavane mu ngeso mbi. Irakoresheje itegeko. Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo agiye gukoresha itegeko. Subira iwawe, tuza umutima. Imana ivuze uyu munsi, ntabwo ivuze ejo. Oya, Imana yumvishe gusenga kwawe, Imana yumvishe gutaka kwawe, iravuze ngo igiye gutegeka ibyawe. Tuza umutima. Umva nkubwire papa, Imana iravuze ngo itegetse ibyawe. Igihe uzengurukiye ushaka akazi byaranze, ariko Imana iravuze ngo itegetse ibyawe. Akazi waragashatse warakabuze, ariko Imana igutegekeye umugisha kuba ku buzima bwawe. Uyu munsi Uwiteka Nyiringabo afunguye imiryango, akazi urakabonye mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo Imana afunguye imiryango, ubuzima burahindutse, imibereho irahindutse, amateka arahindutse, abazimu barahiye, abazimu barapfuye mu izina rya Yesu. Ibyawe bitemeraga bigiye gutangira byemere, ibyawe bitagendaga bigiye gutangira bigende, ibyawe bitakundaga bigiye gutangira bikunde mu izina rya Yesu. Umwami aragutegekeye. Hari abantu bari barakwanze, umwami ategetse ko bagaruka kugusaba imbabazi. Hari abantu bari barakuvuyeho, bagiye bagusebya, umwami ategetse ko bagaruka kukuvuga neza. Hari abantu baguhemukiye, Uwiteka ategetse ko bagaruka, bagiye kugaruka, bagaruke mu buzima bwawe. Haleluya. Umwami arategetse, Data wa twese arategetse, aravuze ngo nibagaruke. Haleluya. Bagaruke, bagaruke, baragarutse. Bagiye kukugarukira utigeze ubibasaba, kuko Imana ikoresheje itegeko. Hari abantu bagiye kubura amahoro, hari abantu bagiye kubura ibitotsi, hari abantu bagiye kubura gusinzira, hari abantu Uwiteka abujije amahoro, bagiye kukugarukira. Mana ndagushima kuri Imana igira neza. Uravuze ngo ugiye gutegeka. Mana ndasengera buri muntu wese warungurikiye, mutegekera umugisha, mutegekera ubuzima, fungura imiryango Mana. Inzira ze zari zarafunzwe Mana, tegeka byose birumva, ndabizi ko bikumva. Hari abantu bamaze igihe bafite ubukene, bakeneye amafaranga, bategekera amafaranga ze ku buzima bwabo. Hari abantu bamaze igihe Mana bafite ikibazo cy'ubushomeri, bategekera akazi. Tegeka Mana, niwe mwami utegeka, niwe Mana itegeka, niwe Mana ihindura, niwe Mana irema, niwe Mana ica inzira, niwe Mana izura. Ndasengera uyu muntu warungurikiye Mana, mutegekere umugisha kuba ku buzima bwe. Tegekera abakobwa mariage zibe ku buzima bwabo, tegekera abasore Mana babone ubushobozi, babone inkwano, babone uburyo bwo gushaka, babone uburyo bwo kuzana abagore mu izina rya Yesu Kristo. Tegekera abagabo Mana ubaha uburyo mu izina rya Yesu. Tegekera abadamu, hari ingo zabo zari ziri gusenyuka Mana, uyu munsi ikoresha itegeko. Ibyo abantu bankurikiye bose uyu munsi bisobanuke. Uyu munsi wo kuwa kane babone amashimwe, babone ubuzima, babone impinduka, babone iterambere. Ibyabo byose byari bipfuye bizuke mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Urakoze mwami Imana, urakoze Kristo, urakoze Jehova, urakoze kuko uzi ibikomeye, urakoze ko wiyerekanye, urakoze ko wigaragaje. Icyubahiro n'ikibi cyane mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha. Sharinga rino jambo ry'Imana, risharinga byibura abantu batanu. Ukibikora ngusabiye umugisha w'Imana ube ku buzima bwawe. Imana ikwagure, Imana ikuzamure, Imana igushyire hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Kora subscribe niba utarayikora, kandi ntugende udakanze like, ntugende udakanze like.
komenti yawe ni ingenzi. Yenda uvuze ngo amen, mwami agutegekere mu izina rya Yesu, amen.